umufilozofi bita Carl Jung niwe wavuze ati buriya ntukarwanire kuba umugabo wabaye successful cyane ngo wa mugabo nyine wageze ku byo ashaka byose ariko adafite indangagaciro, aho kugira ngo ibyo ngibyo bimere gutyo waba umugabo ufite indangagaciro, ufite n'agaciro mu bandi. Ibi ngibi kugira ngo tubyumve neza biribuze ko byagusaba gutangirira aho byahereye. Kuva ukiri umwana bakubwiye kuba umuntu mwiza, kuba wa muntu uzafasha buri muntu wese mu gihe agukeneye, gusubiza mu gihe cyose bakubajije kuko nuceceka uzaba usuzuguye, guhora uri umuntu ugomba gutanga ibisobanuro cyangwa se kuba uri umuntu usobanutse kabone nubwo abantu urimo urabaho umuntu udasobanutse batabigusabye, kuba predictable cyangwa se kuba wa muntu nyine umenya ngo n'uyu warabyemeye urabyakira nk'aho ari ibintu bisanzwe. Uku kubonekera buri muntu wese rero hari icyo byagukoreye nawe ubwawe utazi. Ese koko byagwaye amahoro nk'uko babikubwiraga? Byagwaye imbaraga wumvaga neza ko ubyitezeho, cyangwa se ahubwo byatumye benshi cyane bumva ndetse banamenyera ubuzima bwawe kuruta uko babumenyeraga mbere utarabiha cyangwa se utarabereka ngo bigenda gutya. Witegereza ibyo byose byakugize nk'umuntu udashobotse, mbega nyine wabaye igipupe ugendaho ibintu byose bigiye. Ntabwo ukora ibintu kuko bikunze, ubikora kugira ngo ushimishe abandi. Abantu baragusoma, mbega buri kintu cyose gihari bisaba ko ugomba kuba wakibarizwamo, kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe nawe utabishaka utanabikunze. Iyo ugerageje kutabibarizwamo, ikiremwa muntu n'abantu baragusunikiriza ugasanga wabikoze. Yego niko bimeze, isi niko imeze. Hari abantu bari ahantu runaka bashinzwe kuba bakanda kuri buto, iyo buto bakanze ikagutegeka kuba wakora ibintu udakunze kandi biri mu nyungu zabo. Niyo mpamvu wisanga ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero niho ibintu bikomeza kuba byakomerera cyane. Benshi ntabwo bumva ngo barasobanukirwe neza ko bishoboka cyane ko baba unreachable cyangwa se ba bantu batavogerwa na buri umwe wese. Hari uburyo waba dominate ariko nanone bidasabye ko abantu bagutondagira. Ibi biri buze kuba byagusaba kugira imbaraga z'imbere zirenze cyane zigufasha gukontorora ibyo bikorwa. Ntabwo turimo turavuga kubaka ibikuta biri buze kuba byagutandukanya n'abandi bantu cyangwa se ngo wisange nawe uri ndakoreka uri umuntu ubuza abandi amahoro. Oya, ahubwo icyo nibona kubwira no kwitondera uburyo uri buze kuba wareactinga cyangwa se uburyo uri buze kuba wasubiza abantu mu gihe bakubajije. Buriya umuntu nakubabaza cyangwa se umuntu nagira ikintu ari buze kuba yagukora nawe ukareactinga cyangwa se ikintu runaka ukagira uburyo uri buze kuba wabyitwaramo bidasanzwe, icyo gihe ntabwo uba uri umuntu udasanzwe. Icyo gihe uhita wiyerekana uwo uriwe n'ibyo ukora n'imitekerereze yawe. Iteka ryose nimba umuntu agukoreye ikintu bikaza kurangira wowe urimo urisobanura impamvu wakoze icyo kintu cyangwa se ugasanga urimo uravugira hejuru, ujye umenya neza kuri kwishyira hanze. Nusanga umuntu arimo arakubaza ugasanga urimo urisobanura impamvu wakoze ibyo wakoze, ujye umenya neza ko urimo uratanga imbaraga zawe, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho gusa, urimo uratanga imbaraga zawe. Guceceka ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ushyushye, ntabwo uri umuntu utwika. Oya, ahubwo ni strategy uba warihaye z'imibereho yawe, kandi nanone bikaguha amahoro kuruta cyane wa wundi ibyo byose biri hanze. Hari abantu binjira mu cyumba nta n'ijambo bavuze, ugasanga mwese klima ahantu hahise hahinduka, byose bise bihinduka nta n'ijambo bavuze, ari uko binjiye muri icyo cyumba. Impamvu si uko aba bantu bize gusakuza cyane cyangwa ngo bavugire hejuru. Oya, ahubwo impamvu ni uko banze kuba igitabo gifunguye. Aba ni ba bandi banze gutanga bo ku giti cyabo cyangwa se ibibari imbere kugira ngo babihe abantu kubera ikintu bita external attention, kubera ko abantu bari buze kumva nyine bakishimira ubwo buzima bwabo. Oya, aba ngaba baranze icyo kintu. Aba ni abantu batazigira birukankira kugira ngo basobanure ikintu runaka cyangwa se nanone kugira ngo bagushimishe. Oya, baritonda cyane, rimwe na rimwe baranakwihorera. Si uko ari ibigwari, si uko batanazi bigezweho. Oya, ahubwo ni uko basobanukiwe ikintu undi uwo ari we wese atigeze asobanukirwa. Icyo uzumva ndetse ugasobanukirwa ku kiremwa muntu ni uko uha ikiremwa muntu ibintu bikeya niko bagusaba byinshi, kandi uko bagusaba byinshi nanone niko biri buze ko byagira agaciro bya bindi ubaha kuruta uko uri bubihahera icyarimwe. Ikiremwa muntu buriya kiri addicted cyane ku cyo kitabasha kuba cyakontorora. Nimba ikintu utagikontorora, icyo kintu uragishaka cyane kabone nubwo kitaba gifite agaciro. Iyo ikintu kiri mysterious cyangwa se utasobanukirwa icyabyo, niyo mpamvu uzajya ubona bamwe mu bakobwa babona abagabo babandi ubona utamenya ibyabo cyangwa se babandi nyine birya biyemera. Nuko ikiremwa muntu ntabwo gikunda ikintu kirimo kirabona kano kanya cyangwa se kirimo kirabona mu buryo bicyoroheye. Iyi niyo mpamvu uzajya ubona ba bantu nyine utamenya ibyabo cyangwa se babandi bafata ibyabo bakabigira ubwiru cyane, bazajya baba ari abantu bakenewe akenshi, abantu baba attention kuruta bya bindi ubona buri mwanya. Aba ni ba bantu bize kureka ibintu bikagenda, ukabona ibintu biri aho ngaho birimo biratanga amafaranga ariko bikaba bitagukura mu byo urimo, ukabireka bikagenda. Iki gihe rero iyo bimeze gutya ntabwo uba uhombye. Oya, ahubwo uba wihaye kwishyira ukizana. Aba ari liberation, biha umwanya gukora bya bindi wumva neza ko ari byo bifite agaciro kuruta ibyo waretse bikagenda.
Ibi ngibi bitangira ureka wa mubano ubona neza ko ntacyo uri buze kuba wakongerera, uri buze kuba wakwangiza. Ba bantu ubona baza iruhande rwawe bagushakaho inyungu, ukabareka ukabaha umwitangirizwa. Iyo umaze kuba wamenya uburyo wikuraho inshuti mbi, icyo gihe biba byoroshye cyane ko n'ibindi uzabasha kuba wabikontorora, kuko n'ibitegereza byinshi cyane twisangamo dukora biterwa n'inshuti mbi ziba zituri hafi. Hari imibano, hari abantu bakuzirika, mu by'ukuri wakitegereza impamvu bakuziritse ukabura impamvu. Hari ikintu buri muntu wese ushaka iterambere agomba kumva ndetse nanone agasobanukirwa. Uko wiruka ku bintu cyangwa se ukomeza wizirika ku bintu ubiha ubusobanuro butari ngombwa, niko ukomeza kuba waba depend cyangwa se wagengwa n'icyo kintu kuruta uko uri buze kuba wakigenga. Kandi buriya nimba uri depend cyangwa se hari umuntu ushingiyeho, birumvikana cyane ni opposite, ni imbusane y'imbaraga z'umuntu ku giti cye, twakita personal power. Bizagorana cyane ko uzaba umuntu wigize mu gihe wumva neza ko hari abantu runaka bagomba kuba baguha agaciro cyangwa se bagomba kuba bakubaha kandi badategetswe kukubaha. Buriya nimba ushaka ko bakubaha, shaka ibituma abantu bakubaha. Nimba nta bihari, icyo gihe uraba urimo urata igihe cyawe cy'ubusa. Ibi ngibi biri no mu buryo nawe ufite kuba wahagarika kwisobanura, kubera ko buriya ntabwo buri cyose ugomba kwisobanura. Hari uburyo bwiza wareka ibintu bikagenda udataye umwanya uri kwisobanura impamvu wakoze ibi ngibi cyangwa se impamvu urimo urabarizwa mu ibi ngibi. Nta mpamvu n'imwe uba ukwiye buri muntu wese impamvu bahisemo imibereho nk'iyi ngiyi. Nimba ukeneye amahoro yawe, nta mpamvu n'imwe ufite kuba wasobanura cyangwa se undi uwo ari we wese impamvu ukeneye ayo mahoro. Impamvu uba neza ko ukeneye kubaho wenyine, ni uko ubizi neza ko ubikeneye. Undi wese rero uri buze kuba yaza kubaza ati kubera iki wahisemo iki, kubera iki wahisemo iki, kubera iki wahisemo iki, ibyo ntabwo bimureba, arimo ariterera mu mata nk'isazi. Ntabwo ufite ideni ryo kumvisha umuntu uwo ari we wese kugira ngo yumve ndetse anamenye neza ko uri umuntu mwiza. Ntabwo ibyo ngibyo bimureba. Ukuri guhari nuko bariya bose baza kugutesha umutwe, nuko bazi cyangwa se hari inkuru yawe basomye, akaba ariyo mpamvu bakomeza kwigira ibyo ngibyo barimo barigira. Ntabwo baba baje kuba bareba nyine ngo babone amakuru, ahubwo baba baje gushaka ikibibemeza neza ko ibyo babonye cyangwa se ibyo babwiwe ari byo. Abo bantu rero ntukajye ugaburira irari ryabo, ntukajye ugaburira ubusutwa bwabo, jya uceceka. Icyo gihe uretse igihe kikazabibwirira. Mu isi rimwe abantu basakuza, wa wundi wumvise neza ko agomba kuba yaceceka, uwo nguwo aba afite control ya buri kimwe cyose kuruta wa wundi wahisemo gusakuza cyane ngo ashyire ijwi hejuru bamwumve. Wa wundi wumva neza ko akeneye kuba yabonwa na buri umwe wese, wa wundi wumva neza ko akeneye ko ajya aho buri wese ari buze ko wamubona, wa wundi wicecekera agatuza, niwe uri buze kuba yaba umunyembaraga. Kuba uhari ntabwo bisobanuye ko ugomba kubonekera buri umwe wese igihe agukenereye, oya. Kuba uhari ni igihe bazumva neza ko uhari mu gihe wabonye uwo mwanya. Bivuze neza ko nimba wabonye umwanya ukajya ahantu, barekonese bumve neza ko wahageze, apana guhora uri buri hamwe ariko nta na hamwe baguha agaciro. Ibyo ngibyo uzabigeraho mu gihe umenya agaciro kawe, ntukajye wijugunya aho abantu bose bagukeneye cyangwa se wumva neza ko ugomba kuba wabarizwa. Oya, ujye uba ahantu kubera ko ufite impamvu yo kuba uhari. Ibi bizajyana cyane n'amagambo yawe uri buze kuba wavuga, nanone n'uburyo witwara, imyambarire yawe, buri kimwe cyose ahangaha kiba gikonda uburyo wagezeyo. Ujye ukora bikeya, hanyuma ibyo bikeya byivugire kuruta uko uri buze kuba wakora byinshi bidafite igisobanuro, kubera ko bazabyibuka by'ako kanya ariko bahite babyibagirwa. Mu gihe umwe wakoze icy'ingenzi, icyo kintu kizibukwa iteka ryose. Abantu rero benshi biteranya ibi bintu cyane no kuba umuntu udashobotse cyangwa se kuba umuntu udatwika. Oya, ntabwo ari kuba umuntu udatwika, ahubwo ni ukuba umuntu uzi ikintu bita emotional maturity. Wa wundi uzabarizwa buri hamwe hose, wa wundi uzagerageza gushimisha buri umwe wese ngo amubone neza, uwo nguwo niwe uzababazwa na buri umwe wese, kubera ko ntabwo bazagushimisha nk'uko ugerageza kubashimisha. Bafite ibindi bitaho bitari wowe. Nimba warabuze akazi ukirirwa ubashimisha, bo ntabwo babuze akazi dia. Babandi bahisemo igihe n'uburyo bagomba kuba basubiza, abo ngabo nibo bakontorora amarangamutima yabo n'ababari hafi kuruta cyane babandi bakontororwa n'abandi. Ibyo ngibyo bikaba bitandukanye nanone no kuvuga ati wiciye ku bantu. Oya, ahubwo ni ukumenya agaciro k'ibihe byawe n'ibyo ugomba kuba wabarizwamo. Hari igihe kigera ukumva neza ko imbaraga zawe zose ugomba kuzikura aho wazishyize, ukumva neza ko ubucuti bwose wagabagije mu bantu cyangwa se ubucuti bwawe wahaye abantu batabukeneye, rimwe na rimwe ukabona kububaha n'ubundi ntacyo birimo birakemura, byose ukabigarura ukongera ugakusanya ingabo zawe. Cyagiye wabahaga ukagikuraho, bya bindi wabahaga ukabireka, ukabizana bikagufasha kwiyubaka, ukaba uwumwe, one army soldier, mbega nyine ukaba igisirikare cy'umuntu umwe. Ukumva neza ko ufite kuba wahitamo guceceka mu gihe uzi neza ko n'ubundi nubwo wakisobanura
ntacyo biri buze kuba byahindura, ugahitamo kwicecekera. Kuko buriya kuvuga mu gihe urimo urabwira atari buze ko yakumva icyo urimo uramusobanurira, icyo gihe afata amagambo yawe akayakuramo izindi mpamvu zo kurakara. Rimwe na rimwe imbaraga nyinshi wagakwiye kubona ko arizo zikemura ibintu, hari igihe usanga nta na kimwe zirimo zirakemura. Iyo umaze kumva ndetse ugasobanukirwa kuba waba uwo muntu nanone ukabikora bikaguhira, hari igihinduka ako kanya nyine ufashe uwo mwanzuro cyangwa se icyo gihe ubikoreye. Bizagenda bite rero? Babandi bahoraga bakubeshya kubera ko hari icyo bagukeneyeho bazahita bagwa mu rujijo. Babandi bari babaye igikoresho cyabo bizabacanga. Babandi bari biteze ko iteka ryose uzajya ubasabiriza bazajya bumva neza ko udahari. Nibumva neza ko udahari bumve nyine ko udahari, kuko buriya umuntu uhora iteka ryose aguha kubera ko umusabiriza, buri gihe yumva neza ko ukwiye kumusabiriza. Uzabyitegereza urebe, kuko numara igihe utagiye kumusaba amafaranga ashobora no kuguhamagara akakubwira ati ariko se kutakinsaba amafaranga ntayo ugikeneye. Kubera iki? Yumva neza ko akwiye kuba yaguha. Benshi barabyishimira bakumva neza ko ubwo buzima ari bwo bagomba kuba babamo, ariko se kugeza ryari? Yaba ari nyoko, yaba ari so, yaba ari umubyara wawe, yaba ari mukuru wawe, ntabwo ukwiye gusabiriza uwo ari we wese. Nta gihe na kimwe uzigera uryoherwa nko kubaho nk'igihe uzaba wamenye neza ko ugomba kuba wabaho nta muntu n'umwe ukwiye gusobanurira impamvu wacecetse, impamvu utakoze biriya, impamvu utambaye gutya, impamvu utagiye hoya. Ukumva neza ko byose ni mu bushake bwawe, ni uburenganzira bwawe. Nimba ugisobanura impamvu utakoze ibyo ubona neza ko biri mu nyungu zawe, icyo gihe ufite ikibazo gikomeye. Icyo gihe ufite urugendo runini rwo kuba wagenda. Guhera uno munsi ukeneye guhagarika icyaka n'inyota ufite yo gutuma umuntu nyine wumva neza ko agomba kuba yakumva. Uburyo ugomba kuba waba nyine wa undi babwira ati wambaye neza ukabyishimira. Dia, ibyo bintu bihagarike. Nukomeza gusabiriza amarangamutima cyangwa se nukomeza gusabiriza umuntu kugira ngo akumve aguhe igihe cyiwe, icyo gihe uzaba wabaye umuntu usanzwe, uzaba wabaye umuntu ugerwaho na buri umwe wese uko abishatse. Rero nuba umuntu ubonekera buri umwe wese, icyo gihe uzaba ugiye gutanga umusaruro mu mikino y'abandi itari yawe. Urufunguzo rwo kwirinda ibyo byose biri mu kintu bita boundaries, imipaka, aho abantu badakwiye kuba barenga. Aho kubaho wumva neza ko hari abo ugomba kuba wakubaha, ariko abo ngabo ugomba kuba wakubaha bo batakwiye kuba bakubaha, nabyo ubwabyo ni ikindi kibazo. Kwiga kureka ibintu bikagenda bijyanye cyane no kumenya kurekura ibitari ibyawe, kuko niwitegereza n'ubundi ntabwo watabara buri umwe wese. Ntabwo buri muntu wese n'ibibazo byiwe wabigiramo uruhare ngo bikemuke. Icyo gihe wazasanga nawe ibyawe wabishyize ku ruhande. Ntabwo ibibazo bya buri umwe wese wabitega amatwi ngo wumve neza ko uzabaha inama. Igihe kizagera ujye ubabeshya kandi bitari ngombwa. Uburyo bwiza rero ni ukumenya neza ko utabishobora, ukagira ibyo uri buze kuba wareka, cyangwa se ukagira abo uri buze kuba wabwira ariko ibibazo byawe bikurenze bagomba kubyimenyera. Ubwo ni nabwo buryo bwonyine uba ubafashije kugira imitekerereze yo kwikemurira ibibazo. Ntabwo buri muntu wese aba akeneye ubufasha bwawe bwo kumukemurira, oya. Hari n'uba ukeneye inama zawe cyangwa se kumureka kugira ngo yumve neza ko ibibazo byiwe agomba kuba yabigiramo uruhare kugira ngo bikemuke. Ntabwo wazajya uhora iteka ryose utiza abantu urutugu rwo kuba baririraho mu gihe bo bagukoresha nk'aho uri umwanda, cyangwa se mu gihe bo bagufatirana nyine biri aho ngaho gusa. Ujye witonda ndetse unakunde imbaraga zawe, kuko ntabwo ziba zitazarangira. Igihe kiba kizagera imbaraga zawe zikagera ku musozo. Nizigera ku musozo rero nibwo uzasobanukirwa icyo bita kwitangirira abantu bo bumva neza ko badagukwiye icyubahiro, cyangwa se badakwiye kuba bakwitangira nk'uko wabikoze. Abantu bataguha agaciro, igihe kiragera nawe ukumva neza ko uri umuntu nyine uciriritse udakwiye kuba waba uri ahandi hantu abantu bari. Kubera iki? Wabahaye nyine ubwo burenganzira. Guhera uno munsi ukwiye guhitamo ibiguhitamo. Ufite guhitamo ab'ingenzi cyane. Abo b'ingenzi ugomba kuba wahitamo ni wowe ku giti cyawe. Banza wihitemo, banza wihe umwanya. Numara guha umwanya ibyawe n'imitekerereze yawe, n'ibindi bizakurikiraho. Kuba umuntu ucecetse utabonekera buri muntu wese igihe ashaka ko uri buze kuba wamubonekera, bivuze neza ko wize ndetse ukanamenya uburyo uri buze kuba wakita ku bandi. Benshi bumva neza ko bazita ku bandi mu gihe babaretse, ariko nta naho bihuriye. Ukuri kwa nyako kw'ibi bintu ni uguhora iteka ryose utari available, utabonekera buri muntu wese ugushaka. Ibyo bizatuma nawe ubwawe nuboneka cyangwa se nujya gukemura ibibazo, abantu bazumva agaciro n'umumaro w'imbaraga wakoresheje, batangire babikubahire, batangire babiguhere agaciro. Ibi ngibi bizahita bifungurira amayira babandi bagukunda bya nyabyo, babandi bagukunda nta filter iriho, babandi bagukunda utabashije kuba nyine wakiyoberanya cyangwa se wakigira undi uwo ari we wese kugira ngo wa muntu agukunde. Oya, iyo ufunguye cyangwa se iyo ubaye umuntu uri we nyakuri,
icyo gihe ba bandi bakubeshya, ba bandi bakuryarya bahita bajya ku ruhande, hanyuma ba bandi bazi agaciro kawe bazagukundira ukuri, bazagusapotinga, bazakunda nyine kubura kwawe, bagakunda ko ugaragara hari ikintu kizima ugiye gukora. Icyo gihe uzaba ubafunguriye amarembo, icyo gihe uzaba uremye ubuzima bwawe wenyine budakeneye undi uwo ari we wese wo hanze kugira ngo akumve, akwemeze ujye wakora ikindi. Bivuze neza ko guhera uno munsi icyo ugomba kuba warwana nacyo ni ugushaka ikintu bita solid approval, cyangwa se kuba uhari nyine abantu bakakumva, bakakumenya, bakakumenyera. Niwitegereza ukareba uzasanga abantu baguha agaciro bigendeye cyane uburyo nawe wifata cyangwa se uburyo washatse ko bagufata. Nimba wumva neza ko bagufata neza, barabuzwa n'iki? Baragufata neza. Ariko nimba wumva neza ko udakwiye gufatwa neza, mbega uzabaho ubeginga cyangwa se usaba ngo byagenze gutya byagenze gutya, abantu nabo nyine bazagufata gutyo. Rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo uhitemo iby'ingenzi cyane, uhitemo uwo abantu bakwiye kuba bakubaha. Uzakomeza gutyo cyangwa se nanone hari ikindi kintu ugomba gukora. Iyo umaze kubyumva rero nanone ukabisobanukirwa, ikiba gisigaye wowe ubwawe ku giti cyawe ni ukwibaza ati ni iki bivuze ko byansaba kugira ngo mbe uno muntu nshaka kuba naba we, cyangwa se mbe uno muntu nifuza ko ngomba kuba naba we. Wa muntu udakeneye kugendera mu kigare, wa muntu batazabwira ati uri iki ngiki, numve neza ko ndi iki kintu, mureke nyine tu, ahubwo murebe nkaho nawe atazi ibyarimo. Kuko niwitegereza kuba uno muntu ntabwo ari ugufunga umutima wawe, ahubwo ni ugufungura amaso yawe ugakora ibyo ukwiye kuba wakora, ntukore ibyo abantu bashaka ko uri buze kuba wakora. Ntabwo ari ukujya kure cyane y'isi n'abayituye, oya, ahubwo ni ukwiyegera wowe ubwawe n'umutima wawe. Rero ako gaciro uba umaze kuba wakiha ni agaciro nyine uba wararwaniye, kuko n'abantu batangira kuba bakubaha, kubera ko buriya kugira ngo umuntu ntakubahe nuko wabona neza ko nyine udakwiye kuba wakubahwa. Byumvikane cyane ko kutabonekera umuntu igihe cyose agushaka nabyo ni ubundi buryo bwa nyabwo kugira ngo wiyubahe, icyo twakita self respect, kwiyubaha, ukubaha agaciro kawe, ugaha agaciro kawe ibyawe n'uburyo bigomba kuba byamera. Ugomba kuba umugabo uhagarara ku ijambo ryiwe, ugomba kuba umukobwa uhagarara ku ijambo rye, cyangwa se umugore uhagarara ku ijambo ryiwe. Icyo wavuze ukagikora, ariko nanone abantu bakamenya neza ko uri umuntu utamenyerwa. Uri uzitegereze, hari abantu batamenyerwa, nuko baba barabirwaniye nyine bumva neza ko batakwiye kuba bamenyerwa. Ariko niba utabirwaniye, icyo gihe ntabwo uzaba wabirwaniye. Guhera uno munsi ikintu bita guceceka kwawe cyangwa se umutuzo wawe ujye uwuha agaciro, hanyuma uhangane na ba bandi bataguha agaciro, kuko ntabwo ari inzira yoroshye nk'uko ubitekereza. Nimba warabaye umuntu nyine abantu bose bisangamo, abantu bose muhuza, akenshi cyane iyo ugiye kuba undi muntu cyangwa se iyo ufashe umwanzuro, hari igihe batabyumva neza. Ariko ibyo abantu batumva neza ntabwo bivuze neza ko bidashoboka. Hari igihe banga kubyumva kuko biri buze kuba byababangamira, cyangwa se batari buze kuba babona za nyungu bari bakwitezeho. Ariko kuba umuntu atarimo arakubonaho inyungu, wowe ubona neza ko ibyo ukora bikwiye, icyo gihe nta cyaguhagarika. Uno munsi menya agaciro kawe, umenye imibereho yawe, umenye icyo ugomba gukora, umenye abo ugomba kuba wahigiye n'abo utagomba kuba wahigiye. Umenye neza ko kubahwa kwawe cyangwa se gufatwa nk'umuntu urenze biri mu biganza byawe. Ibindi tuzaba tubiganiraho. Mwakoze cyane rero, napininzemo channel yanjye ya WhatsApp, wa joininga ugakora follow kugira ngo ibiganiro byose nibizajya bikugeraho bijye bikugeraho mu ba mbere kandi udacitswe. Ciao ciao, hasta la vista. Mugira Imana, mutibagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu.